harimo umuntu umaze 38 38 wayimara abarwaza bagihari? Mwebwe ko mukijijwe, mwebwe ko muri abantu b'Imana beza, 38 waba ukiri iruhande rw'uriya murwayi? Iyo bene wacu batakoze, batanashobora, Yesu wacu arabishoboye. Haleluya! Ubwo Yesu ashaka ko ahagera bene wanyu bamaze kunanirwa, kuko iyo bigitangira bene wacu nibo baza kwisonga mbere yuko Yesu aza. Duhe Yesu amashyi menshi. Muraho neza? Ntabwo twaherukanaga, ariko turaho. Yesu aracyari umwami. Dufite intashyo z'abanyagatenga, muzamura ibiganza dutange ziriya ntashyo za bene data. Turabaramukije, barabasuhuza, barabakumbuye. Mwakira intashyo mu izina rya Yesu. Hanyuma turaho, turashimira Imana, kandi namwe murabizi ko tubakunda, ni nayo mpamvu mureba twaje. Nkuko babibabwiye, iriya korari ni korari imwe muri korari nkuru, niyo yatangije umurimo mu Gatenga. Namwe mwese ubwo murabuzukura, abandi n'abana, kandi nikomeze, kuko abahinduriye benshi kuba bakiranutsi bazaka nk'inyenyeri. Hanyuma n'abakoze imirimo y'Imana muhumure, ntacyo muzaba. Yesu ashimwe. Amagambo nendaga kuza kuvuga umwanya utari mutoya, umushumba arayavuze, ariko kubw'izo mpamvu sinsubira no gusoma aya magambo, ndasoma yandi mu kanya. Reka tuba ariyo duheraho. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 2, duhere ku murongo wa 12. Ariya turayavuga tutayasomye. Minota 20 turaba tusa n'abasoje, turashaka kuza gusenga. Ntibatubwiye ko Yesu agikora se? Yesu arakora cyane. Ntabwo ari kera yakoze gusa, n'uyu munsi arashoboye, turabizi. Dufite ibihamya birenga kimwe by'uko Yesu akora. Numvise indirimbo yitwa Mucyari, mwayumvise? Ni ukuvuga yuko kiriya cyari ngo ni inosi, hanyuma nyiri cyari n'uwayishyize aha ngaha, hanyuma itorero turi mu icyo cyari, kandi ngo mwibanga amabanga. Mwayumvise uko itorero ribayeho n'ibanga, ko rizazamurwa n'ibanga, uko Imana ikora imirimo yayo yose n'ibanga, kandi ayo mabanga ahishuriwe abasenga. Kandi ku iherezo iri torero mureba turimo, Kristo aduhamagaramo, nuko rizataha tukajya mu ijuru tugasanga y'umukiza wacu. Twagiye 12, igice cya 2, umurongo wa 12. Handitse amagambo avuga ngo nuko Salomo asubira ku ngoma ya se Dawidi, ubwami bwe burakomezwa cyane. Bukeye Adoniya mwene Hagiti asanga Betisheba nyina wa Salomo. Betisheba aramubaza, tuzanywe n'amahoro? Nawe ati ni amahoro, kandi hati hari icyo nshaka kukubwira. Umugabekazi ati mbwira. Aramubwira, tuzi ko ubwami bwari ubwanjye, kuko Abisirayeli bose bari bamuhanze amaso ngo mbe umwami, ariko hanyuma burahinduka buba ubwa mwene data, kuko yabuhawe n'Uwiteka. Ariko none hari icyo ngusaba, ntukinyime. Aramusubiza ati kivuge. Aramubwira ati ndakwinginze nsabira umwami Salomo ko atabasha kukwima anshingira Abisagi w'Ishunemu. 22. Nuko umwami Salomo asubiza nyina ati niki gituma usabira Adoniya Abisagi w'Umushunemu? Erega wasabira n'ubwami, kuko ari mukuru wanjye, yego, kandi ugasabira n'Abiyatari umutambyi wa Yowabu mwene Seruya. Umwami Salomo arahira Uwiteka ati niba ijambo Adoniya avuze atari ryo kumwicisha, Imana zabimpore ndetse bikabije. 25. Nuko umwami yohereza Benaya mwene Yehoyada, aramusumira aramwica. Kandi umwami abwira Abiyatari ati hoshi igendere wigire mu gikingi Anatoti, mu gikingi cyawe, kuko wari ukwiriye gupfa, ariko sindi bukwice muri iki gihe, kuko wajya guheka isanduku y'Uwiteka imbere y'umukambwe wanjye Dawidi, kandi kuko wababaranaga nawe mu byamubabaje byose. Amen. Guhuza aya magambo biroroshye cyane, ni mu ndebe tuyahuze dusenge. Yesu ashimwe cyane. Turi ku ijambo rivuga ngo data aracyakora, arakora, nanjye ndi mu kazi.
aya magambo aroroshye kuyumva, mureke tuyavuge mu buryo bworoshye umuntu wese abasha kumva. Ntibyoroshyera. Uyu munsi Yesu yageze ku ibaraza ry'urusengero, ngo rwari rufite amabaraza 5. Angahe? Hanyuma hariho ibaraza rimwe ryarebanaga n'ikidendezi, kandi iki kidendezi ngo marayika yajyaga akibiramo rimwe na rimwe. Hanyuma igihe akijemo, ugezemo bwa mbere agahita akira. Nimureba mwabakozi b'Imana, ntabwo dukirira rimwe. Buriya bisaba kugira ubushake no gutanguranwa. Nimubona bahamagaye ngo nimuze abakizwa, ukabona umuntu arazatseta ibirenge, muzabona umuntu w'inkubito wumvise ijambo kuva kare umutima urashyuha, ategereza igihe umushumba ari buvugira ati ngwino. Bavuga batabihana agahita azamura, muzabacunge baba bahari. Barya abantu burya baba bumvise umunsi wabo bawageze. Kwa n'igihe duhenda umuntu akaza kuza bitinze, akaza atseta n'ibirenge, akaza avuga ati reka njye kugerageza ayo mahirwe umwigisha arimo avuga. Urya rero biragoye ngo azafata agakiza nyako, kuko azagorana, azaseta ibirenge. Ariko hari umuntu uzi kuri gahunda y'Imana kandi vuba. Yesu ngo ahagere, asanga marayika uwo munsi ntiyahageze. Asanga abarwayi baradendeje n'abarwaza babo. N'abarwaza harimo umugabo, harimo umuntu umaze 38. 38 wayimara abarwaza bagihari? Mwebwe ko mukijijwe, mwebwe ko muri abantu b'Imana beza, 38 waba ukiri iruhande rw'uriya murwayi? Byagorana kubona 38 urwaye abarwaza bakikuri iruhande. Nta nicyo baba bagifite cyo kukurwaza. Ntuzanabarenganye, nanjye ntuzandenganye nubona ntaje. 38 ni myinshi. Uretse Yesu kuri 38 baba baraguharurutse, baraguhaze, baba bategereje kupfa, basigaye babara iminsi bavuga ati Imana izaturuhure. Babigeze ahantu bavuga bati Imana ikwiye kuturuhura ikadukiza uyu murwayi. Babigeze ahantu nta muntu n'umwe ukigufitiye umutima, kandi ntukabarenganye, nuko abantu tumeze. Umuntu yakoze, hari umuntu wanditse wo mu icaci rimwe navuze, akora igitabo cye yerekana uburyo ngo abana badakunda ababyeyi babo. Ngo ababyeyi nimwe mukunda abana, ngo ariko abana ntibakunda ababyeyi, ngo kuko umwana agufasha ategereze kuzapfa akaruhuka. Ngo ariko umubyeyi akurera ategereje kuzakuruka musazura, kandi we nubwo byamusaba gupfa ashobora kwemera gupfa. Ariko kubona umwana wafira umubyeyi yarabidefanza azana n'imirongo, nanjye mbona bijya kuba byo. Nkuko abagabo tutagira urukundo rungana n'urw'ababyeyi. Abagabo baraha baribwa n'igise kabiri ni bake. Ntabwo byakunda, burya abagabo dufata ibyemezo bya vuba vuba. Ariko umubyeyi arabyara rimwe kikamurya akihangana, akabyara ubwa kabiri n'ubwa gatatu akazagira inshuro ya 10, abana bakimunezeza atita kuwo mubabaro. Uko ni nako na Yesu, haleluya, isoko y'agakiza kacu, yihanganiye umusaraba w'isoni n'umubabaro uteye isoni n'agahinda gakabije, kugira ngo aronke itorero rizavuka mu bise by'amaraso. Umuntu rero yari yarihebye, abarwaza baratashye, kandi atishoboye. Tujye tuvugisha ukuri. Atagize ate? Yesu ngo ahamusanga ati wa mugabo we bite, urashaka gukira? Umva abanyamubabaro uko bamera. Nkaho yamubwiye ati ngiza, ashinga urubanza. Ibaza ati nyirase nyiragute kwa no mazi yo yihindurije, abafite bene wabo babanaga mu kidendezi. Ntabwo azumugezeho, ntazi imbaraga z'uwohereza marayika ko ari uhigereye. Ashinga urubanza, aratangira ati none se nyirase ngira bene wacu, nyirangira bene wacu kwa aya mazi yo yihindurije rimwe na rimwe, ufite bwene wabo ari umunagamo ko ari cyo kimpejeje ahangaha 38 yose, ko naziza akamama ko kutagira bene wacu ngo banagemo. Iyi nkuru nziza mwebwe mwicaye ahangaha, ibyo bene wacu batakoze batanashobora, Yesu wacu arabishoboye. Haleluya. Kandi yahageze ni ibyo ngibyo azaze gukora.
niyo mpamvu muvuga ko aza atinze. Burya Yesu ntatinda, ahubwo Yesu ashaka ko ahagera bene wanyu bamaze kunanirwa, kuko iyo bigitangira bene wacu nibo baza kwisonga mbere yuko Yesu aza. Iyo bigitangira tubanziriza kuri bavandimwe bakagerageza bikanga, ba anko bikanga, ba tante bikanga, uwo mu Rwanda bikanga, uwo muri Zambia reka reka, uwo muri Kameruni reka reka. Umuntu aherutse guhamagara mwene wabo ati wandwanye, waramubwira ati narashinze ifuru none imvura yaraguye atwaye amandazi n'amavuta ya indi muzi yaguye i Nairobi. Amandazi yaragiye n'amavuta n'igishoro byarangiriye mu mvura y'i Nairobi. Iyo birangiye bose batagishoboye, Yesu atangira kuvuga ati icyubahiro cyanjye kizagaragara, noneho aho ndi bukorere abo bananiwe nibwo icyubahiro cyanjye kizaza. Ariko bitaramera bityo Yesu abaretse kuza ngo hagere. Mugabo ati ntabwo ngira bene wacu. Yesu ati ikibazo si icya bene wanyu, wowe urashaka gukira. Aravuga ati ndabishaka, ikorera uburiri bwawe utahe. Arahagarara biremera, abarakize kuko itegeko rya Yesu rirakoze. Haleluya. Ngo ahita amubwira ati korere. Noneho ingorane zikomeye haba ni ku isabato, kandi n'ubu yatangiye, n'ubu tuyirimo. Ngo akata mu rusengero aho hafi. Noneho abanyedini, ndabakunda cyane abanyedini. Abanyedini turi abantu bari serious, dukunda idini kuruta uko dukunda Kristo. Muzasome mu gitabo cy'umugenzi habamo nzika idini. Mu rukiko ashinja mwizerwa yaravuze ngo jewe nzika idini, kuba uyu mugabo agihari nkabanyimureba ahangaha n'uwami by'isi byose ngo mpinduke inshuti, ngo sinabyemera, ngo nakabaye mvugira aha, uyu mugabo yamaze gupfa nibwo nahangara nkavugira muri iyi nteko. Ngo uwo nzika idini, kuko yanga umutware wacu Bezebuli, uyu mugabo akwiriye gupfa. Nzika idini. Banzika idini bati nidukiza abantu ku isabato, batuone dayimoni. Arababwira ati ninde wakubwiye kwikorera uburiri? Arababwira ati je ntabwo nzi uwabimbwiye, ariko amaze kunyiza niwe wambwiye ngo nikorere uburiri bwanjye ngende, ibindi mu byihorere. Icyo nzi nuko uwanyijije niwe uvuze ngo nikorere uburiri ntahe. Ariko ngo yigira inama, ntiyahita katajya muri quartier, abanza kujya mu rusengero gushimira Imana. Ngo akigeramo asanga Yesu niwe ari. Ngo Yesu aramureba muri iryo teraniro, aramumenya, aramubwira ati kumbi wahise uza mu rusengero? Ati yego. Ati genda urakize by'ukuri wibereho, itegeko rya Yesu riragukijije. Ngo ahita akatajyaho ba bantu bari bari rero, arababwira ati nimuze mbere kuwanyijije, mumvaneho amatiku, mumvaneho ibintu binabiriya. Ngo baza biruka rero bitwaje imizingo y'ibitabo, bati dore wakoze ibitabaho ku isabato. Ngo Yesu arababwira ati stop, mugenze gake, data aracyakora, nanjye ndi mu kazi. Nagira ngo uyu munsi tuze kubwira abadayimoni ngo Yesu ari mu kazi. Magambo atatu ngira ngo mbabwire. Irya mbere, umushinga udashobora guhomba uhereye none ukawukora ukazarinda upfa, ni umushinga wo gukorera Imana. Umutware wakorera ntazakumwaze, ntazagutera isoni mu ruhame, ntazaguhane ngo agute. Ni Imana wayikorera uyu munsi ukazarinda upfa, ukiyikorera itarakwambura, itaragutetereza, itaraza gukoza isoni. Aba bose bo mu isi bashobora kukwambura, ariko Yesu ntawe arambura mu bamukoreye. Abiyatari tuvuze rero nihuse, ubwo naka kabiri ndagira mbabwire ko imirimo irokora. Gukorera Imana birarokora, birokora umubiri ndetse n'ubugingo. Naje kubabwira imirimo Yesu yakoze araha. Icya mbere nihuse, yakijije indwara, Yesu arabishoboye. Icya kabiri, Yesu yazuye abantu bapfuye, ibyo Yesu arabishoboye. Uyu munsi ubugingo bwawe buze kuzuka. Icya gatatu, Yesu yirukanye abadayimoni mu bantu atavuze.
iyo abazimu babonye Yesu baribwiriza. Buriya n'igituma uryama ugasinzira, ntuzagire ngo abadiha barangije akazi, badiha Yesu ahari bagataha uko baje. Usinziriye urota ibyo mu ijuru, Yesu ari ku burinzi. Icyanyuma Yesu azahemba abamwubashye, azarangiza imirimo yarukwa muri itorero mu maso ya se. N'uyu munsi turi ku mugongo paka tugejejeyo. Abiyatari yarokotse urupfu rwishe abatambyi 85 baho bita Inobo. Uwo munsi Dawidi yarahageze ashonje, amaze iminsi 10 atarya atanywa, ari kumwe n'ingabo ze. Ngo ahageze aravuga ati ndajya mu rusengero, ntabwo ndi buburi ikintu urya mu rusengero. Mu rusengero ni hakabura ibyo kurya, mu rusengero ni hakabura ibyo kunywa. Nyabuneka bantu basejemu, mu rusengero niho bakwiye gushakira ubuzima n'amahoro n'imibereho, byose bikwiye kuba biri mu rusengero. Nimujya mugira umugisha, mujye mwibuka ko mu nzu y'Imana ibyo bidakwiye kuhabura. Ngo arebye urusengero avuga ati ndarubonamo icyo kurya. Ngo abwira ingabo ati dukate tugane ku rusengero. Ngo hasanga umutambyi witwa Abimeleki mukuru n'abandi batambyi 80 nabo. Bwira ko ari we Dawidi byatwaye imbaraga nyinshi, kuko yari yarahombanye atakigaragara. Kwisobanura ko ari umukwe w'umwami nta kimenyetso na kimwe gihari. Umaze iminsi 10 utarya, utari mu masengesho, waba warahombanye. Burya umaze iminsi 10 utarya uri mu masengesho, ariko nuyasoza uzarya waba ukibyibushye. Ariko nibiri gusa yaguhombanya, uramutse uzayirangiza ntacyo ufite cya recuperation. Niko isiteye. Burya umuntu uri imbere muri twebwe ni mubi cyane, azi kubibara byose akavuga ati nyamara uzapfa, ugasenga ibihe byiza ntibize. Numva umeze utyo ujya gukora, numara kubona amafunguro ubona usenge. Nako ndakababwiye, sibyo mutumisha. Yaguhombanye kakwica, ibiri gusa yakurangiza utazi ko hari icyo uzabona ushoje. Ariko birangira Abimeleki amubonye, aramwemera, aramumenya, aramubwira ati njira mu rusengero. Yari yabanje aramusuzugura, amubwira ngo ntabyo kurya bya rubanda biri hano. Dawidi ati sindi rubanda, ndi umukwe w'umwami, nijye wishe Goliyati mu Bisirayeli. Undi ati niba ari wowe winjira. Ngo akigera mu rusengero, ikintu cya mbere yarebye mu iguni hariya, abona inkota ye yicishije Goliyati. Ngo aravuga ngo nta kiruta iyi ngiyi, ayikura mu iguni ayishyira ku mufuka. Ngo hari umugabo wari wiyirije iminsi 3 witwa Dowegi, ngo wari mu iguni nk'ariya, ngo ari mu masengesho y'iminsi yo, ngo yari umutware w'abashumba. 3 ayirangije, ngo ahita asoza amasengesho ajya kubwira Sawuli ati ya nkota Dawidi arayijyanye kandi nta kindi kimuhaye, agiye kuzagaruka guca igihanga. Umugambanyi umaze iminsi 3 asenga yiyirije, yiyoroshe mu rusengero. Abo muri twe batakijijwe neza nibo kibazo kuruta bataraza. Dawidi ngo akibona Dowegi yashoje, ntiyemeye ko barya we n'ingabo ze, ahise ababwira ati twihute, nkurikije uko asohotse karabaye. Ngo bakomeje y'ishyamba, sindi bubabwira inkuru yose uko yagenze, ariko bagitirimuka mu marembo y'urwo rusengero, ngo bahuye n'ingabo z'Igati zimufata amateko, ngo zimujyana Igati. Ngo agezeyo yakijijwe no gusara. Nimusoma Zaburi muzabona aho yavuze ngo iyo Uwiteka ataba mu ruhande rwacu, ubwo ababisha bacu baduhagurukiraga, ngo baba baratumize bunguri, tuba twarinjiye vuba hacecekerwa. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, kandi ikigoyi cyabo cyari kimeze nabi. Aravuga ati cyo shimira Kristo, abo bantu bose uhereye mu buto bwabo imijugujugu yabaga ku bitugu byanjye, ariko Imana ishimwe ntibigeze bavugiriza impundu kunesha. Uwiteka yabaye intwari, turashimira Kristo. Aho yagarukiye n'ingabo ze bakomeje urugendo. Hanyuma mu iryo joro nibwo Sawuli yahageze n'ingabo ze n'amacumu n'inkota nyinshi. Ngo bahageze ku rusengero babatekerereza ibyabaye, abaza Abimeleki ati nta soni ukangambanira ugatanga inkota yo kunca igihanga. Undi aramubwira ati wona yihaye n'umukwe wawe, ntabwo jye nagambanira umwami ku mukwe we. Yabivuze neza, nta n'ikibazo afite. Ngo Sawuli ahita avuga ngo ndategetse mwese aba batambyi niba bice babamare. Ngo abasirikare bari bazanye nawe bose baravuga ngo ntabwo amaboko yacu abereho kwica abatambyi. Dowegi wasoje yitata ati mu inkota, ngo arabasogota 80 harokoka Abiyatari wenyine asanga Dawidi mu ishyamba. Agezeyo ngo arebye Dawidi aramubwira ibyabaye. Dawidi aramubwira ngo nyibona Dowegi asohoka aciye mu muryango wo hepfo, nahise menya ko bitari buba amahoro. Aramubwira atari kugume hano, dufite amasezerano meza. Imana yavuze ko tuzatura Yerusalemu, uhumura igihe tuzamara nta cyose, turi mu masezerano y'Imana. Yavuganye natwe twangaje uru rugamba
ku gihe cyo kurusoza tuzaririmbana intsinzi. None uguma ahangaha uhiga ubugingo bwanjye, ni nawe uhiga ubwawe. Imana yanjye niyo izaba imana yawe, amasezerano mfite kandi niyo azaba yawe. Ngo Abiyatari abana nawe ngo bagumana mu ishyamba kugeza igihe urugamba rwarangiriye. Ngo rurangiye rero, Adoniya ngo yakoze ibirori byo kwiyimika. Ngo Abiyatari aratumirwa nk'umutambyi, ngo baravuga ngo ibyo birori kugira ngo bigire agaciro nuko umutambyi azabiza. Ngo Abiyatari ajya kunywa izo ntango zo kwiyimika kwa Adoniya. Ngo ahageze rero Dawidi amenya ayo makuru, nicyo cyatumye amushyira muri rekomandasiyo. Abwira Salomo ati mwana wanjye ndabizi uciye akenge, uyu muhungu imvizi ntizaburiyenzi, utamwituye ko yampemukiye akantetereza akitabira ibirori byo kwiyimika kwa mwene nyoko, kandi naravuze ko ari wowe uzaba umwami wa Isirayeli. Abagiye muri rekomandasiyo amushyiranamo n'abandi benshi, ariko icyo nkundira Dawidi ntabwo yashyizemo abakwiye gupfa gusa, yashyizemo n'abakwiye kubaho. Yaramubwiye tuzibuke n'umusaza Biruzirayi yangiriye neza ku munsi mubi. Si yose yarampanye intera amabuye iranyirukankana, mbura amafunguro, icyaka kiranyica, ibintu biranyobera. Biruzirayi aranyakira arangizimana. None yambwiye ko ashaje atagera i Yerusalemu, ariko uzasangirire n'abana be ku meza ubitura ineza y'ibyo bankoreye. Nta numwe wagiriye neza abantu b'Imana, nta numwe wagiriye neza inzu y'Imana uzicwa n'isari ku nzira. Imana yashyize abantu benshi bakijijwe beza, nuko turihuta mba mbibukije inyumba nziza mu Kristo yagezeho. Ngo ahasanga ba nyirarukundo n'abambabazi, ngo baramwakira, ngo arabaza ngo iyi nzu ni iyande, ngo arayibwira ngo iyi nzu ni y'abagenzi bagana i Siyoni, ngo baruhukiramo, ngo ni iya nyiri kiriya gihugu yashyizeho abagenzi ngo bajye baruhukiramo. Ndabakumbuza gukorera Imana. Imana yateguye ibintu byose muri uru rugendo, tuzagerayo amahoro. Hanyuma Adoniya rero afatwa n'ibisazi. Dawidi yamaze gupfa, Salomo yariyimenye n'umwami. Ngo Adoniya aravuga ati dore n'igihe wagombaga kuba umwami, none umuhungu wawe yarabwitwariye. None mubyeyi wo ni Betisheba, ndagira ngo umendahendere umuhungu wawe azame Abisagi. Mukecuru n'ingeso nziza, nta bibazo byinshi, ati ndamikuvugire. Ngo Salomo agitaha aramubwira ati ngufitiye amakuru, hano haje umushyitsi mwene Adoniya, ngo arashaka ko umusingira Abisagi umugore wa so wawe. Undi ati uzi ko uzamusabira n'ubwami mukecuru. Ngo akivuga aravuga ngo Adoniya araye atarapfa, ngo Imana ibimpore. Ngo abahungu be bamaze kumwumva barasimbuka, babayabuja Adoniya baramwirukankanye, ngo baramwishe. Ngo bahindukire bagere mu marembo, bakubitana n'Abiyatari nabo yinjira, bati nawe ku rutonde urahari. Babafashe mu mikandara baramuyabuje ngo bamutambikane. Ngo ariko bakimutambikana, imirimo ye yakoze kera imanuka mu maso y'umwami kurikirana. Ngo arayireba aravuga ati nimuhave, Abiyatari wagombaga gupfa, ariko sindi bukwice, kuko nibutse imirimo yawe y'uburyo wababaranye na data. Nibutse amatafari mwikoreraga mwubaka uru rusengero. Imana yibuka amabuye mwashyize hariya, yibuka aya makaro meza mwazanye, yibuka ibi byuma byiza mwashyize aha, maze dusenge tubwire Imana ngo wururuke, ihagurukire ibiduhagurukira, aho bene wacu batatuvuganiye utuvugire, aho indwara zadutindanye udukize, kuko wibutse imirimo yacu myiza. Muhaguruke dusenge dusoze. Imana ntawayikoreye ushobora kwikorera amaboko. Mbafitiye inkuru nziza, iyi ngiyi twiringira twize, nta muntu n'umwe wayikoreye ngo imirimo itakare hasi. Dawidi yarabyanditse muri Zaburi, aravuga ngo barakurorongotana kwanjye, ngo amarira yanjye yose yashyize mu icupa, ngo imirimo yanjye yose yaranditswe, ngo igihe nikigera ngo izayingaragariza hatabuzemo n'umwe, ngo izayishyira ku karubanda uko ingana, maze ingororere. Nabatangarizaga ko gukorera Imana bitajya bipfa ubusa, ntabwo bijya bipfa ubusa, niwo mushinga udahomba gusa. Mwarakoze kubakira Uwiteka, hamwe nuko mwubakiye Uwiteka nimureke dusenge. Murashaka ko dusenga? Ndagira ngo nonaha ukore urugendo rwo gusura umutima wawe, uganire nawo, wibuke imirimo yawe n'Imana, wibuke intambwe zaho wagendanye na Kristo. Nurangiza umubwira uti Yesu, uhageze waje uruta abantu, uhageze waruse bene wacu, uhageze wampaye amahoro batari kumpa, uhageze warangaburiye badahari, uhageze waranyambitse badahari, uhageze wampaye agaciro, uhageze wampaye ubuzima. Yesu ukwiriye icyubahiro. Hanyuma nawe umaze iminsi mu makuba, hari amakuba utindanye nayo, ariko umwami Yesu ari mu kazi. Nagira ngo uyu munsi uyatangarize ko Yesu ahageze, kandi Yesu yahageze amakuba aribwiriza akagenda, yahageze abadayimoni baragenda, yahageze ibibazo byose byigirayo. Iba hari n'imisozi, iyaje Yesu n'imisozi ica bugufi. Yigeze avugana nayo mu gihe cya Zerubabeli, arayibaza ngo wiyita iki
imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli, aravuga ngo nzagucisha bugufiya. Nagira ngo mbatangarize amakuru meza ko Yesu yahageze byose birashoboka. Amazi y'umuraba ukomeye agira amatwi yumva Kristo, inkuba zikubita zigira amatwi yumva Yesu, ibintu byose bigira amatwi yumva Yesu. Uyu dukorera arashoboye, mureke tumuhamagare.